Yes, kanongere mbahereze ikaze bakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo kubera urukundo. Mbere na mbere rero reka mbanze mbabwire ngo ku cyumweru ni umunsi iyi filime umukire w'umumiliyoneri itajya isohoka, ariko nimba koko uri umukunzi wayo uba wifuza yuko umunsi wo ku cyumweru iyi filime yajya isohoka, wasiga igitekerezo cyawe muri komenti, hanyuma tubonye yuko abantu baba bifuza yuko iyi filime umukire w'umumiliyoneri yajya isohoka ku munsi wo ku cyumweru, tubonye mubaye benshi mwabisabye twabikora, turahari ku bwanyu. Umukire w'umumiliyoneri rero season 2 niho igeze, episode ya gatatu niyo twabahaye umunsi w'ejo kuwa gatandatu. Ni filime ikomeje gukundwa n'abatari bakeya bitewe n'uburyo iyi filime ari nziza, filime ishimishije, filime iryohewe n'amaso ndetse ikizihirwa n'umutima. Iyi filime rero umukire w'umumiliyoneri noneho aho igeze ibintu n'uburyohe, umusore wacu Cedric yarashimuswe, ikindi umugore wamutoye ntabwo azwi, nta kintu na kimwe turamumenyaho nimba koko azamugirira neza cyangwa se azamugirira nabi. Twebwe nk'abareba inkuru rwose turategereje, ntabwo turamenya icyo uyu musore wacu Cedric azakorerwa umunsi azaba yakangutse, nk'uko twabibonye yuko ahari yaguye gihumura. Ku rundi ruhande rero uwo bita Alice, Sharomo ndetse na Gihozo bakomeje gukeka yuko uwaba warashimuse uyu musore Cedric nta wundi ari Sharomo. Ibi ngibi rero uko barimo babitekereza siko, nyamara igisekeje nuko na Sharomo nawe atazi ahantu Alice ari, ariko ikiri gutuma bamushidikanya nuko uyu musore Sharomo yari yashimuse uyu mukobwa Alice, kandi koko ni ibintu byigaragaza kubera yuko uyu Alice yakundanaga na Cedric, uyu Sharomo yagendaga muri rugo cyane. Rero nyuma yuko Sharomo agaruye Alice bitewe nuko bari bamaze kumuhereza impapuro za kampani, bangombwa yuko amuzana. Ikindi rero Sharomo yatangiye gufata imyanzuro muri kampani, kandi icyo atazi neza yuko nuko bamuhaye impapuro z'impimbano, impapuro bamuhaye atari izanyazo. Ibi ngibi rero urabibona gute, bizagenda bite ko Sharomo akomeje kwigira nkana, akomeje gufata imyanzuro myinshi muri kampani, kandi icyo atazi neza nuko impapuro bamuhaye ari impimbano. Ibi ngibi rero bikaba byashimishije benshi ubwo bamenyaga yuko uwo bita Cedric impapuro yatanze zitari izanyazo ahubwo zari impimbano. Filime yacu yakomeje kuba ubuki njyana, noneho mwabonye umubyeyi bazanye ari we se wa Dani ndetse na Alice na Gihozo, ni umugome cyane, yaje ari umurakare. Ngira mwarabibonye uburyo yatangiye mu filime akinamo, yatangiye ari umurakare cyane, kandi koko ni nako izakomeza. Uriya mugabo niko asanzwe akina mu mafilime menshi yagiye akinamo. Rero turategereje uburyo bizagenda, reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, kanda subscribe nimba koko nawe wanifuza yuko iyi filime umukire w'umumiliyoneri yajya isohoka ku munsi wo ku cyumweru, usige igitekerezo muri comment. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda Future, kanda subscribe.